Hello guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha internet ku buntu ukoresheje application ndaza kukwereka. Ntago biri buze kudusaba fayiro kandi ni ibintu byoroshye, nukurikirana video neza uraza kubikora mu minota itarenze 2 maze utangire ukoreshe internet nta data waguze, nta na wifi wihuje nayo. Icyo bigusaba ni ukureba iyi video kugeza irangiye ukayireba witonze, ubundi tukabikora mu buryo bworoshye. Iyi video iraza kurangira ufite internet idahagarara. Wowe icyo usabwa kurikira. Niba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel yitwa Mr Pierre, ndakwibutsa gukanda like, ukore subscribe kugira buri video yose ngiye kujya nshiraho ujye urayibonera ku gihe. Twongeye gukora video nyinshi nziza, tuzajya turebera hamwe uburyo wakoresha AI ukora video. Ni nazo video ndi guteganya gukora nyinshi. Reka twikomereze na internet yacu. 3, 2, 1. Let's go. Rero application tugiye kuba twakoresha ni ngiyi uri kubona muri screen. Dore ni ngiyi. Ubu tuvugana rwose nanjye niyo ndi gukoresha kandi iri kubinkorera neza. Reba hano hejuru iri connected muri phone yanjye. Dore ngiyi hano hejuru. Icyo urakora uraza hano kuri Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone uri gukoresha. Nurangiza wandikemo iri jambo uri kubona muri screen yawe. Iri ngiri. Nusoza urasearching. Urabona ko ngiye nsanzwe nyifite muri telefone. Icyo urakora nawe dore ni iyi ngiyi. Uraza uyinstaringe, ukande install. Nimara kujya muri phone yawe uraza uhite ukora open. Ukimara kugera hano, kubera ngiye ndi kuyikoresha urabona iri connected. Reka mbe nyikuye connected, ubundi tuyiconnecte muri kwirebera. Uraza gusanga bimeze gutya. Ukiyigeraho urahita ukanda kuri aka kantu. Ukurikirane video witonze, uze gukanda aho nakweretse kugira ngo uze kubibona byihuse. Urahita uhakanda. Ukihagera uraza hano hantu handitse search, ahantu ho basacingira nk'ijambo. Ndakeye kuri kuhabona. Dore nahangaha. Uraza wandikemo Rwanda. Dore ngiyi babiguhaye hano Rwanda Airtel, urahita ukirikaho. Ubwo biraza kugusaba kuba ufitemo simukadi ya Airtel. Kimara kubikora urabona ko hano hajemo Rwanda Airtel. Urahita ukanda start. Ndakeye kuri kuyibona yo, ntabwo nakirwa nyikwereka. N'aka kantu kari hano mu nguni aka kanditseho DNS. Nusanga katavivuye ugakandeho ukavivura. Uhita ukanda start. Urategereza igende mpaka ibaye connected. Reka dutegereze uze kureba ko biri gukora. Reka dutegereze. Nta bintu bigoye kandi iyi ntuze iri gutanga data. Urabona ko byabaye connected successful. Ubu twakoresha imbuga zose dushaka. Reka nza hano kuri Facebook. Urabona ko Facebook yafungutse. Ubu n'izindi mbuga wazikoresha. Nta kigoye kirimo. Niba iyi video yagufashije kandi ukaba wabikoze bigakunda, uze ubyandike muri comment kugira ngo menye niba kuri phone zose biri gukunda. Kandi niba iyi video yagufashije kanda like, ukore na subscribe. N'izindi video ndi kubategura zijye zikugeraho mu gihe. Tugiye kujya tubaha video z'ubwenge gusa, tuntu turi fresh twije. Hari n'izindi video nakoze wagenda ukazireba, nazo ziraza kugufasha. Murakoze, Imana ibarinde. Reka tuzahurire muri izo video.
hano hari na group ya WhatsApp twakoze ndashaka kuba ushaka kuyizamo link ndayishyira muri description y'iyi video joininge dufashanye urabona n'ibyo groupe tumaze kubireba neza ngaho mugira umunsi mwiza.